رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ishimwe n'ikuzo ni rya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala we waduhaye kuba twabashije kuza gusari iswala ya Ijumaa mu gihe abandi batabishoboye, mu gihe abandi bagezweho na shaytani akabayobya akabajyana mu bibi, mu gihe abandi bakurikira iby'imitima yabo, ariko Allah subhanahu wa ta'ala twebwe yatuyoboye tubasha kuza gusari iyi swala ikomeye cyane, iyi swala iri ku munsi ukomeye cyane, umunsi wa Ijumaa, akaba ari wo munsi Allah subhanahu wa ta'ala yaremyeho Adamu, akaba ari wo munsi imperuka izaberaho. Uyu ni umunsi ukomeye cyane ku muyisilamu. Turasaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yahundagaza amahoro n'imigisha ku ntumwa yayo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndetse n'abiwe n'abamukurikiye n'abazakomeza kumukurikira kuzageza ku munsi w'imperuka. Allah subhanahu wa ta'ala aratubwira ati yemwe abemeye mutinye Allah subhanahu wa ta'ala ukuri ko kumutinya, kandi muramenye ntimuzapfe mutari abayisilamu, kubera yuko ubuyisilamu niyo dini yemewe imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nanone Allah subhanahu wa ta'ala arabwira abantu bose akababwira ati yemwe bantu nimutinye umurezi wanyu, we wabaremye abakumuye muri roho imwe ari we Adamu, hanyuma muri iyo roho akayikomoramo Eva ari we Hawa, hanyuma muri izo roho zombi agakuramo abagabo benshi ndetse n'abagore benshi. Nanone Allah subhanahu wa ta'ala aratubwira ati walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Allah subhanahu wa ta'ala aratubwira uburyo yatangiye kurema umuntu, akavuga ati umuntu namuremye mu cyondo, umuntu namuremye mu itaka. Uwo nguwo ni Adamu, uwo yaremye ni Adamu, amuremye mu cyondo, amuremye mu itaka. Hanyuma muri Adamu amukuramo umugore we Hawa, amukuramo Hawa mu rubavu rw'ibumoso, amukuramo umugore we Hawa. Hanyuma Allah subhanahu wa ta'ala akomeza avuga ati thumma ja'alnahu nutfatan min qararin makin. Hanyuma Allah subhanahu wa ta'ala ashyira muri Adamu, amushyiramo ibizajya bimukomokaho n'abazamukomokaho bose. Ibyo nta bindi nuko kuri Adamu yamushyizemo intangangabo, no kuri Eva amushyiramo intangangabo zizakomokaho abazamuturukaho bose. Nanone Allah subhanahu wa ta'ala avuga ati thumma ja'alnahu nutfatan 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghah. Allah subhanahu wa ta'ala yagiye kuturondorera noneho uburyo umuntu aremwa, uburyo umuntu amuremera mu nda, akaba ari umuntu kandi akazavamo umuntu ukomeye, akazavamo wa muntu ufite ingufu, akazavamo wa muntu abantu bareba bagatinya. Allah subhanahu wa ta'ala rero aratubwira ati mu by'ukuri umugabo n'umugore barahura, hanyuma amazi abiri agahura ari amazi gusa, hanyuma hakagenda hakavamo amazi aciriritse, amazi utanafata no mu ntoki, ariko nyamara yarangiza akaremamo, agakuramo mudgha, agakuramo urusoro. Hanyuma nanone Allah subhanahu wa ta'ala akavuga ati fakhalaqnal mudghata 'idhaman fakasawna al'idhama rahma. Nanone Allah subhanahu wa ta'ala akavuga ati
yamara kuremamo urusoro rwa rusoro akarukuramo ikinyamanyama, hanyuma cya kinyamanyama akagikuramo akagishyiramo amagufwa. Nanone Allah subhanahu wa ta'ala akavuga ati fakasawuna al'idhama rahma, yarangiza ya magufwa akayasenderezaho inyama, akayakwirakwizaho inyama. Nanone Allah subhanahu wa ta'ala akavuga ati thumma ansha'na khalqan akhar. Nanone Allah subhanahu wa ta'ala agashyiramo roho muri cya kiremwa amaze kurema mu nda. Ahangaye intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam aratubwira ati ibingibi biba ku minsi 120, ni kuvuga ngo ku minsi 40 ya nyuma Allah subhanahu wa ta'ala yohereza roho akayohereza muri cya kiremwa kimaze kugera mu nda, hanyuma rero agakuramo ikiremwa noneho gihumeka, ikiremwa gifite ubuzima. Nanone Allah subhanahu wa ta'ala akavuga ati fatabarakallahu ahsanul khaliqin, ati uwo nguwo rero ni Allah subhanahu wa ta'ala niwe muremyi ukomeye, uwo nguwo niwe muremyi ukuri. Nanone Allah subhanahu wa ta'ala akavuga ati thumma innakum ba'da dhalika lamayitun, kandi nyuma y'ibyo ngibyo umuntu aravuka, yamara kuvuka agakura ibyo ashaka, hanyuma kandi nyuma y'ibyo ngibyo muzapfa. Thumma innakum yawmal qiyamati tub'athun, kandi numara gupfa ku munsi w'imperuka muzatuzira. Uko niko Allah subhanahu wa ta'ala yaremye umuntu, ariko ugasanga umuntu arimo arikuza, ugasanga umuntu arimo arigira karaha kajyahe, ugasanga umuntu baramubwira gusari, ugasanga umuntu aranga kubamira Allah subhanahu wa ta'ala, ugasanga umuntu baramwibutsa gusari ahubwo umwibukije akamugira umwanzi we, ugasanga umuntu baramubwira gukora ibada ahubwo ugasanga mugize umwanzi, bajya no guhura akamukata akanyura mu zindi nzira, aturi yagiye kumbwira ibidafite akamaro, uri yagiye kuntesha umutwe gusa. Nyamara mu by'ukuri ari baramubwira kugandukira umuremyi wamuremye amukuye ahantu hasuzuguritse akamugira uwo ari we. Naam, hadhihi al-ayat tadammanat marahil khalq al-insan. Zino aya rero ziratugaragariza uburyo Allah subhanahu wa ta'ala yagiye ari mu muntu, wa marahil as-safari, uburyo urugendo rw'umuntu rutangira, uburyo urugendo rw'umuntu rukomeza. Awwal marhala yawm khalaqa Allah azza wa jalla Adam, urugendo rwa mbere rwatangiye ubwo Allah subhanahu wa ta'ala yaremaga Adam. Allah subhanahu wa ta'ala aravuga ati وإذ قال الله للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. الله سبحانه وتعالى بقتي wibukubwo Allah subhanahu wa ta'ala abwiraga abamarayika ati ngiye gushyira umusugire, ngiye gushyira umuntu kuri iriya si. Ibyo ni bigaragaza yuko Adamu yaremwe, ino si yari imaze igihe kinini hari. Nanone ibyo ngibyo kandi Allah subhanahu wa ta'ala abari kutugaragariza yuko mu by'ukuri ari we waremye umuntu, nta wundi muntu, nta kindi kigeze kirema ikiremwa muntu. Ibyo kandi bigahita bigaruka kuri wa muntu kagomba kugaragira uwamuremye. Nanone thumma ja'ala hadha at-tin fi sulalatin wa dhurriyyati, nanone kandi muri Adamu nk'uko twayibonye amushyiramo ibizakomoka kuba zamukomokaho bose. Yatimu ani tariqa nutfa, kandi muri ubwo buryo nuko buzajya buvamo umuntu, nuko umuntu azajya ava mu ntangangabo no mu ntangangore. Nanone thumma ja'ala hadha, nanone akavuga ati hadhihi al-marhala tanqasimu ila 5 marahil. Ubu buryo rero twebwe dukomokaho ndetse n'abakomotse kuri Adamu bose, ubu buryo bw'abakomoka kuri Adamu uretse Adamu gusa n'umugore we Hawa, abandi twese tuturuka muri ubwo buryo. Burimo rero uburyo bugeze muri butanu bwose. Uburyo bwa mbere nuko al-marhalatu al-ula alamu al-ajnati fil arham, no buryo umuntu abanza kuba muri arijana yo mu nda ya nyina, akaba muri arijana yo mu nda ya nyina. Mu nda ya nyina bari ameze nko muri arijana, ni ukuvuga ngo nta kintu atekereza, ariho ni Allah subhanahu wa ta'ala umucunze, ni nta kintu na kimwe yibaza, akabamo igihe kingana n'amezi 9 yose. Hariya ntabwo ashobora kuvuga ngo arasuzugura, ntabwo ashobora kugira ikindi akora uretse yuko agomba kubamo igihe yagenwe kuzageza ubwo avuyemo. Hakazaho ikindi gice ariyo alamul hayati dunya, ubwo none hazaba mu nda ya nyina akaba muri nosirene. Bavandimwe dutekereze ubu buzima bw'iyi si. Ku gihe cy'intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam nibwo harimo hamanuka zino aya zigaragaza ubuzima bw'isi. Wa mal hayati dunya illa la'ibu wa lahwa, ati si ubuzima bw'isi ni cyuretse kari imikino gusa n'ibidafite akamaro. Nanone mu yindi aya akavuga ati watafakhuru ndetse no kurushanwa mu mitungo, amwari wal banun, ndetse no mu rubyaro. Ubwo nibwo buzima bw'isi gusa.
ugasanga umuntu rero arimo reka yakamejeje, ntabwo ashaka abamukoraho, aranyura ku bantu adashuhuje, ari kumva yuko kuba afite umutungo ari bwo aremereye. Ntabwo wagira umutungo kurusha abasahaba bawutanze mu nzira ya Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Bakar Siddiq yari afite imitungo myinshi yitanga mu nzira ya Allah subhanahu wa ta'ala. Uthman ibn Affan yari afite imitungo myinshi yitanga mu nzira ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ariko hamwe n'ibyo ngibyo, reba iyo baza kwigomeka kuri Allah subhanahu wa ta'ala, ubu ngubu bamaze mu mva zabo imyaka irenga 1400. Ibaza bigometse kuri icyo gihe, ubu ngubu bamaze mu mva zabo imyaka 1400 bari mu bihano bya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibaze kubaho imyaka 50 cyangwa 60, warangiza ukajya kubaho mu buzima bukarishye, mu buzima bukakaye, utazabona n'uburyo wisubiraho. Nanone hakazaho ikindi gice rero, alamul barzakh fil qabr, hakazamo ikindi gice umuntu ahita yimukiramo. Ni ukuvuga ngo yavuye mu nda ya nyina, yagiye mu buzima bw'isi nabwo bubayemo igihe runaka, hanyuma arapfuye bamutumujyanye hariya mu ikaburi. Mu ikaburi rero ugiye kuba mu bundi buzima, ugiye kuba mu buzima bwiza cyangwa bubi bitewe n'ibikorwa wakoze hano kuri ino si. Iriya kaburi uzayibamo kuzageza ku munsi w'imperuka, kuzageza ubwo urumbeto ruzavuga abantu bakava mu mva zabo. Ntabwo uzi igihe bizabera, ntabwo uzi imyaka uzahamara. Nyamara nuba warabaye umugaragu mwiza, uzaba uri mu bantu beza, uzaba uri mu bantu bakirwa neza, uzaba uri mu bantu bafite imva zimeze neza, uzaba uri mu bantu bamurikiwe muri iriya mva. Ariko nuba mu bantu babi, uzaba uri mu bibazo hariya muri iriya mva. Marra nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam ala qabrayn, intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam umunsi umwe yanyuze ku mva ebyiri, wahyi iramanuka, arabonekerwa na Allah subhanahu wa ta'ala, amwereka ibiri kubera muri iyo mva. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam ahita agenda ashikuza ibishami bibiri ku giti, igishami ku giti agicamo ibice bibiri, arangije ashinga kuri buri mva. Abasahaba baramubaza bati, ya Rasulullah, ma hada, ibi ngibi ukoze ni ibiki? Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam aravuga ati, mpishuriwe ko muri izi mva abantu barimo barahanwa, barimo barahanwa kubera ibyo bakoze. Nyamara nta nubwo barimo bahanirwa ibintu bikomeye cyane. Umwe muri bo yajyaga abunza amagambo arimo ateranya abandi, uwundi ntabwo yajyaga yirinda umwanda w'inkari. Ibyo ni bigaragaza ubuzima bwo muri iriya mva. Hari abari guhanwa, hari abari guhanirwa muri iriya mva. Nanone Allah subhanahu wa ta'ala akatubwira ati, ntimuzakeke ko babandi bapfuye mu nzira ya Allah subhanahu wa ta'ala, babandi bagiye ubuzima bwabo bwo kuri ino si bukarangira bari mu nzira ya Allah subhanahu wa ta'ala, ntimuzakeke ko bo bapfuye byarangiye. Walakin inda Allahi yurzaqun, ahubwo kwa Allah subhanahu wa ta'ala barimo barahabwa amafunguro. Ibyo ni bigaragaza rero yuko nyuma y'ubu buzima, nyuma yuko uvuye muri ubu buzima ukaba ugeze hariya mumva, hari ubundi buzima bukomeza. Ubwo ni ubuzima bwo mumva. Ntabwo uzi igihe uzabuberamo, ntabwo uzi igihe uzahamara. Nanone nyuma y'ubwo buzima bwo mumva hakaza al-marhatul khamisa, hakaza ikindi gice cya nyuma, aricyo gice cya al-jannatu wan-nar. Igice noneho Allah subhanahu wa ta'ala azaca urubanza, abajya mu muriro bakajyamo, abajya muri arijana bakajyamo. Icyo ni igice ikiremwa muntu kizaruhukiramo, ni igice ikiremwa muntu urugero rwacyo ruzagarukira naho ngaho. Imma uzajya muri arijana cyangwa se ujye mu muriro. Aho ngaho niho umwemeramana kuri ino si yagakwiye gushyira viziyo ye, niho umwemeramana kuri ino si yagakwiye kurangamira gushaka arijana, kuko azi neza ko buno buzima buzarangira mahima yakunda. Uko byagenda kose ubuzima ariho kuri ino si buzarangira. Ariko ugasanga umuntu ubwenge bwe buri ku by'isi gusa. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam aravuga ati, wallahi ma akhfa alaykum al-faqra, ati wallahi ndarahira ko ntabatinyira ko mwaba batindi. Walakin akhfa alaykum an tabsata alaykum ad-dunya, atahubwo ndabatinyira ko mwazafatwa n'isi, isi ikabagota mukaba ariyo muhugiraho gusa. Icyo nicyo ntinya ko cyababaho. Ariko nyamara turabibona mu buzima bwa buri munsi. Ni igiki kibuza abantu gusariza, ni igiki kibuza abantu gukora ibada, ni igiki kibuza abantu gutanga zaka,
ugasanga umuntu afite amazu angahe yose n'ay'ubucuruzi ariko ntabwo ari kubasha kuyatangira zaka. Ku munsi w'imperuka ibyo nibyo bizamutwika. Ugasanga umuntu afite miliyoni zingahe ariko ntabwo ari gukuramo zingahe eshatu ngo ajye muri hijja, ajye gukora itegeko rya Allah subhanahu wa ta'ala. Ubwo se aho isi itamufashe bugwate ni he? Aho ngaho isi yamaze kumufata bugwate kubera yuko amategeko ya Allah subhanahu wa ta'ala kuyirengagiza kubera guhugira ku by'isi gusa. Nanone fa iza jaa malakul maut la ahad yaqulu la ana la uridu law qultahu la yuwafiq. Nyamara arabizi neza ko malakul maut naramukaje. Malakul maut ni umumarayika ukuramo abantu roho. Naramukaje ntabwo azavuga ati ntabwo azigera hakana na rimwe. Ntabwo azigera avuga ati ntabwo ni bugende. Ntabwo azigera avuga ati buretse gatoya kabone nubwo yabivuga ntabwo malakul maut azamwemera. Kubera yuko yamaze guhabwa order. Malakul maut akora ibyo yategetswe na Allah subhanahu wa ta'ala. Igihe cy'umuntu kigeze aramubwira ati ihute genda ukuremo uriya muntu roho isaha yirageze. Akaza agahita kuramo. La yuakhir. Ntabwo ajya mukerereza gukuramo roho ye. Kabone nubwo yatakamba kacumi ntabwo bishoboka. La yuwafiqu fa idha fahqa'iqul khalq wal maut wal ba'th. Ibyo rero ni ngomba ko umuntu abaho agapfa kandi azanazuka. Ibyo ni ibintu umuntu azanyura muko byagenda kose. Ibyo ni ibintu umuntu azanyura muko byagenda kose. Jaa fi hadhihi al-ayat mutalazim mutarabit wa laqad khalaqna al-insana min sulalatin min tin. Rero muri zino aya ibirimo n'itegeko niko byagenwe na Allah subhanahu wa ta'ala kandi bizabaho nta kabuza. Kuko Allah subhanahu wa ta'ala yamaze kuvuga yuko yamaze kurema umuntu min sulalatin min tin, yamuremye mu cyondo, amurema mu gitaka. Uje ni intangiriro. ثم بعد مراحل الخلق المختلفة ثم إنكم بعد ذلك لميتون. كان nyuma yuko Allah subhanahu wa ta'ala amaze kubarema ni ngombwa ko muzapfa mugasubirayo. Ni ngombwa ko muzapfa. Buri wese arebe abo bari mu bungano rumwe. Ese nta bagiye? Ese kuba baragiye hari icyo wabarushaga? Ese kuba baragiye hari isezerano bari barahuye naryo yuko bagomba kuzagenda? Nawe rero niwo uraritswe. Urararitswe ko nawe isaha n'isaha wagenda. Naam la budda an yamut. Ni ngombwa rero ko twese tuzapfa. As-saghir wal kabir. Umutoya n'umukuru twese turagenda. Wal amir wal ma'mur. Yaba umuyobozi yaba n'umuyoborwa bose baragenda. Iriya kiriya ni igikombe abantu bose basobongeraho. Wal ghani wal faqir. Yaba umukire kabuhariwe yaba n'umutindi bose baragenda. Umukire nubwo yaba afite ibya mirenge ntabwo yatanga ubutunzi afite bwose nibura ngo asembuke n'umunsi umwe yari gupfiraho. Ntibishoboka. Ntabwo bishoboka. Icyo ni kigaragaza rero ko Allah subhanahu wa ta'ala yashyizemo uburinganire, kuringanira hariya kuri kiriya gikombe cy'urupfu. Az-zakaru wal unsa, yaba umugabo yaba umugore twese tuzagenda. Kullu nas yamutun. Umuntu wese azapfa. Twese tuzagenda. Allah subhanahu wa ta'ala yabwiye intumwa yaravuga ati wama ja'alna lil basharin min qablika al-khulud. Ntabwo nigeze shyiraho abantu mbere yawe ko bagomba kuzaho ubuziraherezo. Ntabwo kuri iyi si kuri iyo suriho hamwe nabo muri kumwe na mbere yawe ntabwo abo naremye nigeze baha kuzabaho ubuziraherezo. Allah subhanahu wa ta'ala arongera avuga ati afa imita fahumul khalidun. Ese nimba wowe ntumwa y'Imana ari wowe ntumwa yanjye, ikiremwa cyiza, ikiremwa cyubahitse, ikiremwa nahaye inshingano, nimba uzapfa bo bazahoraho. Nimba uzapfa bazahoraho. Izo ni aya zabamanukirana. Ubu ngubu se nitwabonye ko ari ukuri. Ubari hehe? Bamaze imyaka 1400 baragiye. None se wowe ni gute wumvisha kuzahoraho? Ni gute wewe ubuzima bukomeza kukugota neza ku buryo wibagirwa no gusari, ku buryo wibagirwa no kwibuka Allah subhanahu wa ta'ala? Nanone Allah subhanahu wa ta'ala avuga ati kullu nafsin za'iqatul maut. Buri roho yose izasogongera ku rupfu ko byagenda kose. Buri roho yose izagenda. Nyamara uzaramuka apfuye yarakoze ibikorwa byiza azakirwa neza.
uzaramuka apfuye yarakoze ibikorwa byiza uwo azahura n'abamarayika bamwakira. Allah subhanahu wa ta'ala azamwakira neza, azamwakira amushimagiza, azamwakira abo yasize. Allah subhanahu wa ta'ala amubere umuhagararizi w'abo yasize, azamwakira amurinda ubwoba bw'ahagiye kujya, amurinda ubwoba bw'ahagiye kugana, kubera ko arabwirwa ati la takhafu wa la tahzan, ntugire ubwoba ntugire n'agahinda, ntugire ubwoba bw'ibyo usize kandi ntugire n'agahinda, ntugire ubwoba bw'aho ugiye ntugire n'agahinda k'ibyo usize. uwo nguwo ni umwemeramana, uwo nguwo ni wa wundi wemeye wavuze ati ni wa wundi wavuze ati rabbuna allah thumma istaqama, ni wa wundi wavuze ati nyagasani wanjye ni Allah, yarangiza akagira igihagararo mu idini, yarangiza agatinya Allah subhanahu wa ta'ala, akagira igihagararo. Gutinya Allah ni iki? Ni ugukora ibyo yagutegetse ukirinda ibyo yakubujije. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم من الآيات والذكر الحكيم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. ishimwe kuzo ni bya Allah subhanahu wa ta'ala, amahoro n'imigisha bisakari ku ntumwa yayo ari we Nabii Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bavandimwe b'Abayisilamu, turacyaganira ku rugendo rw'umuntu. Allah subhanahu wa ta'ala yaremye Adamu, muri Adamu amushyiramo abazamukomokaho. Abazamukomokaho barabanza bagaca mu nda z'ababyeyi babo, hanyuma nyuma yo mu nda z'ababyeyi babo bakajya kuri inosi bakabaho igihe runaka, nyuma y'igihe runaka tukabajyana mu ikaburi, hanyuma nyuma yo mu ikaburi bazasubira kwa Allah subhanahu wa ta'ala kumusubira. Urwo ni rwo rugendo rwa muntu. Ikigaragara nuko tageti yacu ari yo kuzagera kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Icyo ngicyo nicyo twebwe tugomba gushaka, icyo ngicyo niyo viziyo yacu, icyo ngicyo nicyo tugomba kurangamira imbere hariya. Ibyo utanze byose ukamenya ko bitanze kubera Allah subhanahu wa ta'ala. Ibyo ukoze byose ukamenya ko bikoreye Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala aravuga ba bandi batanga ibyabo, bakagaburira abantu, bagafasha abakene, akavuga uburyo bahita basubiza. Baravuga bati innama nut'imukum liwajhi llahi la nuridu minkum jazaa'an wala shukura. Allah subhanahu wa ta'ala arabwira baravuga babandi batanga mu nzira ya Allah subhanahu wa ta'ala, akavuga ati mu by'ukuri iyo bamaze gutanga ibyabo, bamaze gutanga umutungo bawuha abakene, bamaze gutanga mu nzira ya Allah subhanahu wa ta'ala, baravuga bati innama nut'imukum liwajhi llahi, ibi ngibi tubikoze kubera gushaka Allah subhanahu wa ta'ala. La nuridu minkum jazaa'an wala shukura, ntabwo tubakeneye ko mudushimira, nta nubwo tubakeneye ko muduhemba. Icyo dukeneye nuko Allah subhanahu wa ta'ala twishimira gusa. Abo ni babandi batanga mu nzira ya Allah, abo ni babandi bakora igikorwa batagambiriye ko abantu babareba, abo ni babandi basari baba bari iwabo mu nzu mu gicuku, baba bari aho abantu batabareba, abo ngabo bagasari. Abo ni babandi badasari ku munsi w'ijuma gusa, ahubwo buri munsi bibuka Allah subhanahu wa ta'ala, bakibuka ko Allah yabahaye gusari gatanu ku munsi. Abo ngabo rero babikora bashaka wajhullah, babikora bashaka uburanga bwa Allah subhanahu wa ta'ala, babikora bagambiriye kugira ngo ejo nyuma y'ubuzima bw'isi bazabeho neza, nta kibazo bafite, badafite agahinda, badafite ubwoba, badafite igihunga, kubera yuko bazaba bakiriwe na nyirukubarema, bazaba bakiriwe na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala rero arakomeza abwira abantu, akababwira ati wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Allah akbar. Allah subhanahu wa ta'ala aravuga ati wattaqu yawma, nimutinyu umunsi turja'una fihi ila Allah, muzasubira kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mutinyu uwo munsi muzaba murimo mukurwamo roho, mutinyu uwo munsi bazaba baguteruye bakujyanye mu ikaburi, mutinyu uwo munsi ubwo tuzaba tuvuga tuti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, runaka aragiye. Mutinyu uriya munsi ubwo tuzaba turimo tukoza turimo tugutegura kukujyana, kubera ko ibyawe byarangiye.
thumma tuwaffa kulla nafsi ma kasabat, hanyuma buri roho yose kuri uwo munsi izabazwa ko ibyo yakoze. Wa hum la yuzlamun, nta nubwo uzahuguzwa, ntabwo uzahuguzwa ubura kubazwa icyo wakoze kibi, nta nubwo uzahuguzwa ubura guhemberwa ko wakoze keza. Uko niko Allah subhanahu wa ta'ala atubwira. Buryo rero buri wese afata umwanzuro, buri wese ajye yisuzuma buri munsi, atekereze, yibaze ibyo ndimo bimeze biti imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala, ibyo ndimo ndamutse mvuye mu roho mu byo ndimo ubungubu byagenda biti. إن الله وملائكته يصلون على نبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حمد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ومنهم أبو بكر وعثمان وعلي وسائر الصحابة أجمعين اللهم اعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين اللهم اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم تقبل صلاتنا اللهم تقبل صلاتنا اللهم تقبل أعمالنا كلها يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وبمحمد صلى الله عليه وسلم سلم نبيا ورسولا.